Iyi nyubako Yongwe TV isanze imaze gusenywa yari mu kibanza giherereye mu mudugudu wa Murindi mu kagari ka Kabeza mu murenge wa Kanombe mu karere ka Kicukiro. Abo mu muryango wa Mukasahaha Judith nyirayo kuri ubu uri mu Bubiligi baragaragaza ibyangombwa bya burundu by'iki kibanza ndetse n'ikindi kimwemerera kubaka cyatanzwe n'umujyi wa Kigali. Ibyo bo ndetse n'abaturanyi bashingiraho basobanura ko isenywa ry'uyu mutungo wari umaze kuzamurwa muri iki kibanza rishingiye ku karengane. Twarasoraga buri mwaka. Icyo gihe twamaraga imyaka myinshi dusora. None tumaze igihe tudasora baza kuza kutwariza icyangombwa ubuyobozi bwa leta. Butwariza icyangombwa cyo kugira ngo tutangire gusora tena. Buri mwaka twarasoraga. Yari amazu abiri afatanye Jimel. Amazu abiri afatanye niyo twartubatse amaze kujyamo plafond, amaze gusakarwa, imaze gushiramo irangi, tumaze gushiramo imiryango, ibyuma, ibiki byose. Nuko totero hoteli bari bayifite batangiye kubaka byose babifite ibyangombwa bari ya Nordre bari bishyura buri mwaka. Byose barifite nta na kimwe badafite. Noneho rero niba PVK itanga ibyangombwa bibiri ukamuha bimwe n'indi ukamuha ibindi sinzi ukuntu ikibanza kimwe bagishyira amadosiye atatu. Aho gashingiye nuko batigeze bababuza kubaka. Nuko abahotorizasiyo batire kubaka. Bubatse bagendeye ku mategeko. Y'ibyangombwa babahaye n'ibyangombwa butaka byose bari bifite. Ntabwo abaturage twebwe turi kubyumva ahubwo natwe turishinganisha. Turasaba ko perezida yaza akarenganura uyu muryango. Uyu muryango urababaje, urasuka amafaranga bawureba, barabaha ibyangombwa bakubaka ati nimukomeze mwubake, barangiza bamara kuzuza bati turabishenye ndetse byose byari byararangiye. Ubwo iyi nyubako yasenywaga kwa kane w'icyumweru gishize tariki 9 z'ukwa gatatu 2023 hari umuhesha w'inkiko mu mboni za buri wese ahita hazamo ko byanze bikunze hashyirwaga mu bikorwa umwanzuro w'urukiko. Yongwe TV iganira n'aba bagaragaza ko basenyewe mu cyo bo bita akarengane bayigaragarije ko nta rubanza baburanyemo kuri uyu mutungo wenda ngo habe hari gushyirwa mu bikorwa umwanzuro warwo. Ariko ntabwo rubanza rwageze kubamo, ntabwo yarazi n'igihe rwabereye. Bavuga ko niko bavuga ntabwo tubizi ngo urubanza rwabaye muri 10 bya ngo batsinze muri 2017. None se wabaratsinze mu 2017 sibyo icyemezo kakiduha nyuma urumva ibyo bintu ari byo. Hoye turifuza kurenganurwa nka munyarwanda niba turabanyarwanda kimwe n'abandi banyarwanda bose na turifuza kurenganurwa kuko ntago twaba twaragura umuntu waguriye leta ntago twibye. Tumaze iminsi tugerageza kuvugana n'umujyi wa Kigali ngo tumenye inkomoko y'iki kibazo kigaragaramo uruhande rugaragaza ibyangombwa byuzuye byo kubaka muri iki kibanza ndetse n'urundi rugaragaza ko uyu mutungo urukiko rwaweguriye ariko nibyadukundiye. Umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Kanombe Nkurunziza Idrissa avuga ko kuba Mukasahaha agaragaza ibyangombwa bitavuze ko umutungo ari uwe ngo kuko urukiko rwawumwambuyeho uburenganzira. Icyana kubya nuko no gushyira mu bikorwa umwanzuro w'urukiko. Urubanza rwabayeho wenda sindi bukubwire ngo hari warenganye cyangwa utarenganye kubi abantu bagiye mu rubanza byanze bikunze hari ugomba gutsinda n'utsindwa. Iyo bigeze igihe cyo kurangiza urubanza rurangizwa ku neza, utarangije ku neza rurangizwa hifashishije ingufu za leta. Ari nabyo byakozwe. Ikindi wenda uravuga uti ko icyangwa cy'umutungo cyanditse kuri Mukasahaha ngira ngo naguha UPI nawe ukirebero cyanditseho uyu munsi cyanditse kuri Kamara Florentine cyari cyanditse kuri Mukasahaha kuko yari yarakiyandikisha mu buryo butemewe n'amategeko undi aramurega aramutsinda. Uyu munsi watsinze ikibanza kimwanditseho yafite kopi y'icyangombwa ahangaha rwose na nimero nayikubwira ni 1/03/05/02 684 cyanditse kuri Kamara Florentine. Icyangombwa yagihawe ku itariki 10 z'ukwa 10 2022. Naho kuba yari yarabonye icyanga cyo kubaka ni mbere bitaramukurwaho. Iyo urukiko rwafashe umwanzuro ku kibazo runaka rwaregewe hakaba uruhande rugaragaza uko utishimira iyo myanzuro ruba rushobora kujuririra icyo cyemezo mu gihe kitarenze iminsi 30. Urubanza rusomwe bitaba ibyo akenshi ntiruba rukibasha kujuririrwa usibye ko nk'iyo hari ingingo nshya amategeko yemera ko urubanza rwasubirishwamo ku mpamvu z'akarengane. Inama n'uyu muryango wa Mukasahaha Judith ugirwa kuko kugeza ubu n'ibyangombwa byose ugaragaza bitagifite agaciro kuko ikibanza bavuga ko cyamaze kubarurwa kuwo urukiko rwakigeneye. Dieudonne Nshimiyimana, Yongwe TV, i Kigali.